Abagatatu. Aba bagatatu ni abantu basabana n'Imana koko by'ukuri. Ntibasenga kubera ibibazo, ntabwo basenga kubera detaye, basabana na Data. Bumva Imana n'Imana ikabumva. Kandi iyo basengeye ikintu bizera ko bagihawe, bigaherekezwa n'amashimwe, bakarindwa n'uwo mutima wo gushima ukabarinda utizera kubera ko wuzuye amashimwe. N'abantu uzasangana amashimwe cyane mu masengesho yabo. Iyo barimo barisengera usanga barimo barashima ku byo babwiye Imana mu byumweru bishize 3 cyangwa se ukwezi cyangwa se amezi 2. Aho Imana ndagushimiye ko wagikoze, ndagushimiye ko wagikoze, ubasangana amashimwe menshi cyane. Ikindi kintu uzabasangana bano bantu, bazabasangana umwuka wo kwinginga. Kwinginga Bibiri twereka uburyo bwo gusenga, ko ari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ngo musenga mu buryo bwose bwo gusenga, musengeshe umwuka iteka, musabira abera. Ntabwo yingingira, oya, kuko we ibye Imana yarabyumvise kandi yarabikoze. Ahubwo umusangana kwinginga yingingira abantu benshi. Iyo Imana imurebye aje imbere yayo, ntabwo Imana imubona nk'aho we yaje wenyine. Iyo Imana imwitegereje imusangamo igihugu. Iyo Imana imurebye imusangamo imiryango. Iyo Imana imurebye imusangamo isi. Imana imusangamo abantu benshi. Imusangamo yingingira abapagani, yingingira abantu gukizwa, yingingira abantu bari mu bitaro, yingingira imfungwa, yingingira ubuyobozi bw'igihugu, yingingira. Umusanga afite umutima wagutse cyane wo gusenga no kwingingira abantu, abakijijwe n'abadakijijwe. N'abantu buzuye amashimwe ko bizera ko iby'Imana yababwiye cyangwa se yabasezeranyije izabikora kandi bayisenze yarumvise. Ahubwo buzuye umutima wo kwingingira abandi kugira ngo nabo ho ariko barajya n'iby'Imana ishaka kubakorera, bumva n'abandi Imana yabakorera. Imana ibaho umugisha. Uhitemo kuva muri abo bantu ba mbere n'aba kabiri uze mu bagatatu, ubwire umutima wo kwingingira abandi ndetse wizere ko iby'Imana avuganye nawe mu gihe gikwiriye Imana izabisohoza. Yesu abaho umugisha.